hari abakobwa usanga iwabo ugasanga umukobwa umwe ugasanga mu gihe ari we wenyine nta kindi akora, yifitiye imineke ku ruhande, yifitiye amakokombure. Urimo urumva icyo nshaka kukubwira? Nikunda kubomora. Oya, ibyo bintu wapi. Okay, let's go. Ibihe byiza ko wakurikirana ibiganiro by'umwe media, ndetse ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose hagiye hatandukanye, haba mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali. Icyo twabwira, Imana izakomeza kubaho umugisha. Murimo murumva ni Dr. Lumumba, ariko uno munsi nazanye umukobwa urenze, umukobwa mwiza cyane cyane, akaba ari n'inzobe, wagirago ni umuntu witwa Muryango. Nazanye abakobwa, ariko uno munsi nakuzaniye, ndakubwiza ukuri, niba uri umusore cyangwa umupapa, ahanga urahita ujya muri comment unsabe ikintu cyitwa namba. Ariko yuko yuko nyine najya nanga namba ewana, wihangana agiye kwitangira ababwira n'ikintu akora. Twagiye wereka mu Bumwe Media. Murakoze. Ugerageze wongere ijwi cyane, kuko nabonye mwiza, ijwi rigomba kuba ari automatique. Ya, ndabikora nariwe. Amazina? Okay, amazina bisanzwe, amazina yanjye ni Rina. Ya, ariko benshi banzi kuri Lily. Ya, niyo banziho. Kuri Lily ufite utuzina twiza. Murakoze. Njye nabivuze uri mwiza, amazina is very nice. Yeah, thank you. Mu buzima busanzwe uri umwana, urubyiruko, ukora iki? Nyine mu myidagaduro nyine. Okay, mu myidagaduro nyine akenshi nisanga muri fashion no kuririmba. Yeah. Kuririmba? Wow, gahose turirimbira w'abakunzi Bumwe Media banishima. Oya, aka kanya nyine mfite ikibazo, ntabwo nahita mbikora. Mfite ikibazo? Nzabikora, ya. Nangiye kwishima, mvuze ati bakunzi Bumwe Media bagiye kwishima, none urankatiye pe. Oya, ubutaha tuzagaruka tubikore, nta kibazo. Ya. Ubutaha? Yeah. Next time. Uvuze yuko ngo kuririmba n'ubu fashion. Sibyo? Yego. Ubu fashion wabukundiye iki kandi? Actually sinzi uko nakubwira nyine ngo nabukundiye iki, gusa ngiye ni ibintu nakuriyemo nyine, cyane ko nagize na support y'ababyeyi. Babi supportinzemo nyine, nsanga ni ibintu nshoboye kandi nyine nahise nanakunda. Rero nyine nuko nabikomeje to. Nanjye nicyo kintu mba nshimira ababyeyi. Buriya bifite umubyeyi akagerageza kugusapotinga, ni ibintu biba bishimije cyane. Ndabeshya? Oya, ntabwo ubeshye. Support y'ababyeyi aba ari nziza cyane. None se ndabizi kuri mwiza pe, ndabeshya? Ntabwo mbizi. Uri mwiza, n'abantu badukurikiye batubwiye muri comment. Reka mwibariza akabazo. Iyo sheri wawe agusabye password ya phone yawe, icyo gihe utekereza iki? Mitekereza iki? Tekereza nyine ko ashaka kwinjira muri phone akareba ibirimo. Ese password wayimo? Ya, ndayimoha. Oh yes. Really, none zira anyimwimira iki ko nta kintu kirenze cyo kirimo. Uzi impamvu ibintu bikubajije? Cyane cyane iyo umukobwa ari mwiza, kwa ko abateretwa n'abasore benshi bagiye batandukanye, icyo gihe usanga password atayimuhereza. Oya, ntabwo ariko buri mukobwa nyine ukeka ko ari mwiza ateretwa n'abantu benshi nyine. Yeah, sometimes nyine biterwa. Yeah. None se urumva niki kintu gituma umukobwa mwiza urumva aba single? Nsobanurira. Ashaka kuba single bitewe nawe ku giti cye. Nyine we kumva yuko it's not time to fall in love, nyine akumva ntabwo ari ibintu nyine yiteguye. Yeah. Ko ntabwo igihe cyose umuntu aba ari able yo kuba yafalling in love. Ko biba ibintu by the way biranavuna. Bivuna gute? Nsobanurira. Nyine gufalling in love biravuna, usanga nyine bisaba umuntu nyine ukomeye muri we, ngaho ngo wababaye ibintu nk'ibyo nyine. Rero igihe sometimes umuntu aba atabifitiye time akabishyira ku ruhande. Yeah. None se wakwemera gukundana n'umuntu udafite amafaranga ariko agukunda cyane bya bindi yaragusariye? Yeah,
ahubwo ahubwo nawe mba nshaka yeah. Ubushaka wandi ufite urukundo apana amafaranga. Nyine yaje afite urukundo murayashakana mukayabona, ariko yaje afite amafaranga nta rukundo hari igihe ayo mafaranga ashobora no gushira nawe akagenda. Urumva utandukanye n'abandi ra. Uzi ko hari umuntu igeze gukoresha urumva arangije hamwe ngo yafata amafaranga. Abantu bakunda bitandukanye, kimwe nuko buriya umuntu buriya akunda icyo adafite. None se tuvugije ukuri twese turatandukanye. Kuva waba wabeshya umukunzi wawe? Ndababeshya cyane ahubwo. So umuhora iki ariko? Hari igihe biba ngombwa burerega ntabwo kuri aba ari kwiza igihe cyose. Sometimes uramubeshya kugira ngo bikunde bigende neza. Igihe ubona kumubwiza ukuri biri bube nabi nego. Aho gufuza ku kantu mise nekereza ngiye kukubaza nyine wihangane ikibazo cy'amatsiko. Urumva ubu ngubu tuvugana uri isugi? Yego ndiyo. Uriyo? Ibintu bingoye kubyizera. None se ni ikihe kintu ukora iyo nta muntu uri kukureba? Ikintu nkora iyo nta muntu uri kundeba? Sha ndiganiriza. Nyine hari ukuntu uba wicaye nyine ukajya wivugisha nyine, umva ntabwo wabikora abantu bakureba. Iyo nta muntu uri kundeba ndivugisha nyine nibaza ibintu byinshi ariko simbyibaze mu mutima, nkabivuga nyine nsohora. Uzi impamvu bino bintu mbikubajije? Hari abakobwa usanga iwabo ugasanga umukobwa umwe ugasanga mu gihe ari we wenyine nta kindi akora, yifitiye imineke ku ruhande, yifitiye amakokombure. Urimo urumva icyo nshaka kukubwira? Barahari ariko ntabwo ari twese. Njyewe ibyo nakubwiye nibyo nkoreye ndi njyenyine. Barahari ibikinisha? Oya ntabwo nabihamya kuko ntabwo nzi. Ni ikihe kintu wabwira abakunzi b'Umwe Media dusoza? Nyine ikintu nababwira cyo nyine ndabakunda cyane, kandi nyine bajya bakomeza bakurikirana ibiganiro kuko ni byiza. Tuzagenda tubazanira n'ibindi byinshi cyane nyine. Icyo bakeneye batubwire muri comment tuzatubizana. Impamvu dukoze ikiganiro gitoya nuko mbona ikirere gihise gihinduka nawe urimo urabibona. None se ni ikihe kintu niye nama wagira umuntu urimo urashaka kwinjira mu bintu bijyanye n'ubufashion cyangwa mu bintu byo kuririmba? Mu by'ukuri ni ibintu byiza pe. Ibintu byiza iyo wabyinjiyemo nyine ukabijyamo deep, ukabikunda, ukabikorana umutima ukunze, biba ari byiza nyine kuko ikintu cya mbere biguha amahoro, biguha gutuza muri wowe nyine. Ubwo rero nyine ababishaka they are highly welcome kabisa aho bari hose. Cyazo wankumye pe. Nabirenze. Singiye kugusaba tugiye gusoza ikiganiro, ndashaka nomero zawe tutahane, sibyo? Ibyo turabivugana nyuma ntari bisi. Kwaza kunsura nyine. Ibyo turabivugana nyuma nta kibazo. Ngiye akanikunda kubomora. Ibyo bintu wapi. Abakunzi b'Umwe Media icyo nababwira ndabakunda cyane mbikuye ku mutima. Yari Dr. Lumumba hamwe n'umukunzi wanyu ubakunda cyane abikuye ku mutima. Icyo nabasaba ni subscribe, comment na share, ibindi biganiro bikaza bigenda neza cyane. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Okay, let's go.